Urwandiko rwandikiwe Abefeso, wandikire marayika itorero ryo muri Efeso, uti ufashe nyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi y'izahabu. Aravuga aya magambo ati: nzima imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko tabasha kwihanganira abanyagesomu no kunagenzuye abita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe, izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite itongo ugaya, ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzazaho inkure igitereko kitabaza cyangwa hacyo nutihana. Ariko rero ufite cyo gushimira, yuko wanga mirimo y'Abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka avira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Urwandiko wandikiwe Abisimuruna, wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna, uti wa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima. Aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nugutukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo yari sinagogi ya Satani. Tutinye n'ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kugira ngo mugerageze kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Urwandiko rwandikiwe Abiperugamo.